Mumeze neza abantu banjye, tugiye kuganira gake gakeya kuko ibintu tugiye kuganiraho bifite imbaraga, bitewe n'impamvu wenda zitandukanye. Ese waba usanzwe ukoresha AI cyangwa Artificial Intelligence? Benshi bazi nka ChatGPT, bazi Google Gemini, bazi DeepSeek, n'izindi zitandukanye abantu basanzwe bakoresha muri development zitandukanye za research cyangwa z'ibindi bikorwa bya buri munsi. AI rero ku bantu batayizi cyangwa Artificial Intelligence ku batayizi, ni ubwenge buremano cyangwa ubwenge bukorano. Ibigo byaricaye nyine biravuga biti aho isi igeze, development turiho, si ngombwa ko umuntu avunika, tugomba gukora ubundi buryo bushobora gufasha umuntu umunsi ku munsi kugira ngo nibura ubuzima bw'umuntu bumere neza. Ariko hari aho nyine buri gukoreshwa nabi bigatuma amahirwe amwe n'amwe abura bitewe no kutumva ibintu kimwe cyangwa kubikoresha utabizi. Niyo mpamvu twafashe umwanya kugira tuze kubasobanurira uburyo izi AI zikora n'uburyo ushobora kuzikoresha mu buryo buri academic kandi zikaba zagufasha zitangirije nyine ubuzima busanzwe. Abantu bigeze kujya batubaza ati se izi Artificial Intelligence cyangwa izi AI ntacyo zizangiza kuri education y'isi yose cyangwa by'umwihariko mu Rwanda iwacu? Ndababwira ati uko bisanzwe ntabwo uzakwiye kugira ingaruka, ahubwo nyine nitwe tuzatuma bigira ingaruka, kuko dukunda kuvuga ngo kwiga nabyo biteza ingaruka sometime, ariko burya ntabwo nabyita ko ari ishuri ryatumye izo ngaruka zibaho, ahubwo abitabiriye iryo shuri nibo bumvishe ibintu nabi uko bitari. Wenda urugero, umuntu arize azi hano hanze azi neza ko azabona akazi, kandi neza ntanafata umwanzuro ngo afate agakayi akore statistique y'abana biganye, abarangije imbere ye n'abandi bose, arebe n'isoko ry'umurimo uburyo rihagaze. Yakwiye gutekereza ko kwiga ntabwo ari ukubona akazi gusa. Kwiga hari no kuba nyine ugomba kongera ubumenyi bwawe mu mitekerereze, mu gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, mu kuvuga ururimi n'ibindi bintu bitandukanye. Ntabwo kwiga byose bivuze ko muzajya mu biro bimwe. Nimba umurenge ufite abaturage wenda 7,000 cyangwa 15,000, hakaba harizemo 1,000 wenda 5, kandi abayobozi bayoboye uwo murenge tubafasha usanga batarengeje abayobozi 20 uvuye ku mudugudu ukageza ku murenge. Urumva icyo gihe ntabwo nyine abo bantu nyine bazayobora bose. Urumva hari abantu 5,000 dukina abantu 20. Urumva abantu 400 480 ingahe na 80 ni benshi cyane, bose batazabona akazi. Tuvuze rero ko dukeneye kumva ko kwiga atari kubona akazi gusa, ahubwo kwiga ni ukongera ubumenyi no kuba byagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nizi AI rero niko zihagaze, ntabwo zaje gukuraho umuntu ngo kubera ko AI ije ngo akazi umuntu yarashinzwe ngo kagiye guhita gahagarara. Nicyo kibazo dufitiye iminsi. Usanga new generation cyangwa abantu bazi gukoresha ama AI baribagiye inshingano zabo mu gihe bari gukora ibintu nk'ibi. Tugiye kuganira rero amwe mu mahirwe abanyarwanda bahawe bijyanye no gukoresha AI, ariko tunamenye neza uburyo izo AI wazikoresha kugira ngo ibintu bize kumera neza. Ku bantu basaba scholarship, ku bantu basaba akazi, ku bantu bakora ama research n'ibindi bintu bitandukanye, nyaboneka AI ntagikuraho amabwiriza academic. Hari amabwiriza academic aho umuntu akubwira ati nyine inyandiko iyi igomba kuba yanditswe muri ubu buryo. Buriya haje ibyo bita plagiarism checker, cyangwa gucekinga plagiarism k'inyandiko nyine ari inkopororano cyangwa ari yo kuye ku wundi muntu, kugira ngo bamenye neza ko umuntu afite umwimerere we muri research. Ntago ari ubugome bwo gukora plagiarism checker, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo bareme umuntu wa nyawe. Ibaze nawe igihugu kiyobowe, igihugu gifite abasirikare, umusirikare arwana ari uko ari kureba televiziyo areba uko mugenzi we ari kurwana. Imagine nyine, ese ku rugamba azatwara telefoni ajya areba uko mugenzi we ari kwihisha, uko ari gutega mbushi n'ibindi bintu nk'ibyo? Icyo gihugu ntabwo cyaramba. N'ubundi rero niyo mpamvu igihe cyose tutagakwiye kureba ngo runaka azakutugenzura, ahubwo ugomba kubikora nk'ibintu wowe wagize target igihe icyo ari cyo cyose, ukamenya ngo iki kintu uzagikoresha buno buryo kandi buzagira akamaro njyewe, bugire n'akamaro abankurikira ndetse nabo nzagirira iki akamaro cyangwa bo nzafasha mu bintu bitandukanye. Amahirwe ahari niyo ndi buhereho. Ni ayahe mahirwe ahari mu gihugu cyacu cyangwa mu buryo bwa education bwacu? Bimwe nababwiye ntangira mbabwira ati benshi bagiye bambaza ati se hari ingaruka AI izagira kuri education? Ntayo, ariko ni mu bifata nabi nyine izagira ingaruka. N'imiti yo kwa muganga yifashe nabi birenze uko muganga yakubwiye nabyo bigira ingaruka. Bivuze ngo nta kintu kitaba ingaruka mu gihe wagikoresheje uko kidakwiye gukoreshwa.
Ndahera rero kuri kaminuza iyoboye izindi, kaminuza y'u Rwanda, University of Rwanda niyo ngiye guheraho muri ayo mahirwe yatanze ku banyeshuri kugira ngo ibintu byose bimere neza. Ndihuta cyane kuko byatangajwe mu bihe byashize, njyewe ntabwo njya nkunda kuvuga ibintu mu munwa gusa, mpita nzana n'ibizibiti cyangwa ibimenyetso. Niyo mpamvu mise nirukanyira kuri X, hano ni kuri Twitter ya University of Rwanda, cye kaminuza y'u Rwanda. Hano rero hari ku itariki bino bintu byaje ku itariki let open all, hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, ubwo hashize iminsi nka 13 gutyo. Rero kuri iyi tariki nibwo basohoye iyi gahunda y'amahirwe ku banyeshuri biga muri kaminuza zo mu Rwanda. Ntabwo ari kaminuza y'u Rwanda gusa, ubwo ni university zo mu Rwanda, ariko si no mu Rwanda gusa kuko globally aya mahirwe Google yarayatanze. Nkuko nababwiye tugira AI nyinshi cyane, ariko iyo bita ChatGPT na Google Gemini ni benshi cyane bazizi. Zirakoreshwa umunsi ku munsi, haba muri education, haba muri business, haba mu buzima, haba muri transport, haba muri technology n'ubundi bisanzwe. Izi AI zirakoreshwa cyane. Rero ubundi Google Gemini igira ibyiciro bitandukanye, igira nyine iyo bita Plus, ikagira na Google Pro, ikagira na Google Free. Google Free ibifite limit y'ibibazo ugomba kuyibaza, ndetse yo turi kwa uploadinga nko kubwira yone igukorera video, igukorera amafoto, ikwanalize document runaka, igira upload runaka ziterenze nk'eshanu cyangwa 10 ku munsi, igahita ikubana kubera ko Pro na Free ibirangiye ubukeneye Pro. Tugiye kuganira rero kuri Google Pro. Google Gemini Pro ni Pro nyine, mbese iba iri green cyangwa iri upgraded, iri ku rwego rwo hejuru cyane kugira ngo igufashe muri research. Nkuko nabivuze, ntabwo ibije guhindura wowe kugira ngo wowe wumve ko ibintu byose zabigukorera. Ikigufasha ni ugukorekitinga datas, ni amakuru ishaka kungikanya. Nyuma yo kungikanya amakuru, noneho ugakoresha ya makuru yaguhaye kugira ngo nawe ugire ute ube wa developer ibyawe bwite. Rero ubusanzwe yishyurwaga amadolari 19.9 ku buri kwezi, ukayishyura buri kwezi paka hashize amezi 12. Ariko ku banyeshuri bo muri kaminuza zo mu Rwanda bahawe promotion yo kuba bayikoresha free umwaka wose. Pro ni Google Gemini Pro, niyo bazakoresha umwaka wose uri free. Ndaje mbereke ayo matangazo nyine buryo yagiye atangwamo. Iyi Google Gemini Pro izaba ifite nyine Gemini Pro ifite VO3 ni software cyangwa ni AI igufasha ku developinga video cyangwa image. Hari deep research, ni uburyo nyine research yawe itanga ibitekerezo biri deep, kuko buriya turi gukoresha free ntabwo ijya kure kubera ko aba ari free nyine, iguha some of. Ariko ikiza cyingi n'ubundi zaba ifite na storage ya terabyte 2 z'ubuntu mu gihe cy'umwaka wose. Ni ku banyeshuri biga muri kaminuza zo mu Rwanda, ntago ari abantu barangije cyangwa se abatari kwiga, ni abasanzwe ari abanyeshuri, kuko ndaza kwerekana dosiye basabwa kugira ngo basabe iyi gahunda n'uburyo iyi gahunda wayisabira. Mwibuke ko ndakomeza mbabwira ngo nyine iyi Google Gemini, izi ChatGPT, izi AI zose ntago zaje gukuraho umuntu, zaje kugira ngo zifashe umuntu ahubwo, mbese n'ubufasha. Bivuze ngo nkunda kubwira abantu, uri umusore warafuraga, waratekaga, wibana muri ghetto ukamenya buri kimwe cyose, ariko uzanye umugore urumva kugiye kurambika ukuguru kukundi, urataha ukareba televiziyo, urajya muri chat, umugore akarwana n'ibintu byose. Ntago umugore yaje kugusimbura nk'umukozi mu rugo, aba yaraje kugira ngo abumufasha mu mirimo, mu byo mukorana, mu iterambere, mu bujyanama n'ibindi bitandukanye. Igihe cyose rero mugomba gukorana. Rero nizi artificial intelligence ntago zaje gukuraho wowe ngo wumve ko akazi kawe karangiye, ahubwo zaje kugufasha kukunganira mu bitekerezo kugira ngo nimba ari ibintu ugiye gukora ibe yakunganira. Ibi bintu tubyumve kimwe my friend. Abantu bakora muri academique tuba tubashaka cyane muri ibi bintu, nuko akenshi cyane bitewe n'imirimo baba bafite hari igihe nyine tubabura, ariko namubona kanya mujye mudufasha nyaboneka kugira ngo ababana cyangwa ababarumuna bacu, kuko wenda twe turanashaje no kubyumva no guhinduka byatugora, basi barumuna bacu bazumve byinshi kandi bibafashe, kubera ko abantu bakora muri research, ubwo ndavuga aba PhD, aba researchers, aba professors n'abandi bantu bakora muri research, ibi bintu babyumva neza kuturusha, kubera ko nibitaba kenshi nibo babyanaliza. Twebwe mushobora kuziwanje ati ningukorere statement, ningukorere research proposal n'ibindi bintu, ariko nkakoresha ubumenyi nakoreze muri research kugira ngo nibura nkufashe muri development, nkaguha igitabo cyawe ukagitanga bakacyemera.
ariko ntago nzi neza ko wacyemeye ari uko yasanze gifite ubuziranenge cyangwa se hari n'ibyo yirengagije, ariko kuri we azi ukuri. Abo bantu rero nibo dushaka cyane kurusha twebwe dufasha abantu muri development ziri academic. Mwibwe ko hano twe tubafasha kubona amakuru ya university, mu kwapplyinga muri scholarship, mu by'akazi, mu kuzuzanya inyandiko academic, ama CV, amabaruwa, ama statement, ama essays n'ibindi bitandukanye. Ariko igihe tubigukorera nyine bakagufata akazi bakaguhamagara, lecturer cyangwa supervisor wawe akaprova ibyo wamuhaye research zawe, ariko hari igihe hari ibyo bayirengagije tutazi twe. Uwo rero turamushaka my friend, kugira ngo izo analyse aba yabonyemo aze kudufasha. Nihagira umuntu uza kureba iyi video usanzwe nyine akora muri research department cyangwa ukora mu bijyanye n'ubushakashatsi, ashobora kujya duhana ibitekerezo muri comment akavuga ati nukuri wenda bihagaze bitya, twumva byagenda gutya, tubibona bihagaze gutya, tubona nyine nibura imbaraga igihugu cyangwa se aba researchers bagenzi bacu cyangwa academicians bashobora gukora kugira ibintu bigira imbaraga ari ibingibi. Nubwo aya mahirwe bahari, ariko tugomba no kwiga uburyo aya mahirwe tugomba kuyakoresha kugira ngo atazaza tubangamira, ahubwo azaze adufasha mu buzima bwa buri munsi. Narindi kubereka itangazo hano kuri Kaminuza y'u Rwanda, reka mbereke irindi tangazo kuri Rwanda Polytechnics cyangwa ikigo cy'igihugu gishinzwe imyuga n'ubumenyi ngiro. Ubwo nayo ni ishuri nyine ryigisha bijyanye n'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro. Nabo baherutse kubivugaho bamenyesha nyine abanyeshuri biga muri kaminuza zo mu Rwanda koko hari gahunda ya Google Gemini Pro ku banyeshuri, izaba ikubiyemo Google Gemini Pro Deep Search VO3 Notebook LM ndetse na storage ihambaye cyangwa irenze tera 2 ku mwaka, biri free. Ubundi yari isanzwe yishyuzwa, ariko nyine izaba ari free kabisa. Iyo rero izaba iri muri ibintu bikurikira: izaba igufasha muri topic development, muri assignment, izaba igufasha muri research no kugeneratinga report no kuanalyza resources, ndetse ikagufasha no gusavinga time. Urumva, nimba ukoraga research bigagusaba kujya gusoma kuri Google ukagaruka ugahuza amakuru, ibi bizakongerera amahirwe menshi cyane gukora research. Noneho izo data wamaze gucollectinga zigite zigufasha muri development ya research yawe n'ibindi bintu byose uri gukora. Kugira rero uhabwe ibi cyangwa ubu bufasha, nuko ugomba kuba ujuje ibi bikurikira. Nkuko nabivuze, iyi Google Gemini izaba ifite free Google Gemini Pro, iguhe terabyte 2 za storage kuri seriveri. Noneho izaba inakubiyemo uburyo bwo kuba wa trainingwa mu bijyanye na AI cyangwa artificial intelligence. Artificial intelligence rero nyine ni ubwenge buremano, ubwo nyine muzahabwa amahugurwa ndetse na certificate muri ibi bintu bigendanye no gukoresha ama AI. Iyo certificate muzayihabwa na Google Gemini Training Academy. Gemini Training Academy niyo izatanga certificate. Rero deadline no gusaba ibintu ni tariki 9 z'ukwezi kwa 12. Training rero mugomba kuyikora vuba cyangwa mukaniyangisha hakiri kare kugira ngo ibintu bigende neza. Rero ugomba kuba ufite ibintu bikurikira. Kimwe muri ibyo kirahagije: ni ikarita y'umunyeshuri ya kaminuza wigamo, nimba ari Mount Kigali, nimba ari Yerika, nimba ari Catholic University, nimba ari iki, ugomba kufite ikarita. Cyangwa se ufite tuition proof, cya gipapuro kigaragara ko wishyuye minervale, kigaragara izina rya kaminuza ndetse n'amazina yawe. Cyangwa se ufite schedule cyangwa timetable y'ishuri ryawe igaragaza nyine classe nawe ndetse n'ikigo. Ariko akantu keza, ikarita buriya niyo nziza cyane kubera ko ibiriho data zose zikenewe, yaba ari wowe, yaba n'amazina y'ishuri na logo z'ikigo cy'ishuri. Rero iyo ufite ibi bintu ubona nyine, uhita ukanda hano kuri Gemini Google Student kugira ngo nyine usabe izo opportunity. Rero umaze kugera hano ufata iyo offer, nkuko nababwiye nyine ino Google Gemini igira ama pro n'izindi step. Urahita ukanda kuri get offer, uragetinga offer bisanzwe. Nurangiza rero, kubera ko iyi igenewe abanyeshuri gusa kandi izamara umwaka wose iri free kuri mudasobwa yawe cyangwa kuri telefone yawe, uzaje hano ku verifyinga eligibility, urebe nyine ko wemerewe. Numara ku checkinga eligibility, baraguha nyine agaform uri bwuzuze. Hano urahitamo igihugu uherereyemo. Nababwiye ko nyine isi yose iri gusapotingwa, ariko ku banyeshuri gusa biga muri kaminuza. Igihugu gihitemo wandikemo nyine u Rwanda. Numara guhitamo igihugu, urandika izina ry'ishuri ryawe, izina usanzwe urimo. Ngewe reka mvuge wenda ko niga Mount Kigali, kuko nababwiye ko ari Kaminuza y'u Rwanda, Rwanda Polytechnics za Mount Kigali, Catholic University nditso. Reka nandike wenda Mount Kigali, ariko reka nandike University kugira amazina yose aze. University of Rwanda College of Science Technology, University of Kigali AUCA,
University of Rwanda, Gikondo campus and so. Murabona nyine amaliste hano harimo ngizi za Mount Kenya University, hari Carnegie Mellon University, ngizi za Mahatma Gandhi University and so. Murabizibona nyine university ko hano zirimo ngizi na za UTAB, Byumba n'izindi kaminuza nyinshi cyane. Nge rero ndahitamo ko ndi muri Mount Kigali, mwayibonye Mount Kigali University. Numara guhitamo uraza hano first name yawe nkuko iri ku ikarita y'ishuri uyihitemo na last name. Hano uhitemo birth date cyangwa igihe wavukiye, ushyiremo nyine bya nyabyo, ukwezi, ushyiremo itariki, ushyiremo n'umwaka. Hano urashyiramo email yawe ikora neza 100%, niyo email urakoresha, ya email usanzwe ukoresha nyine verifying student status. Hano rero barita bakubwira ko school credential, urahita winjira hano ukoresha noneho credential za school ziba ziri generated. Hano rero Mount Kigali kubera ko bagira ama credentials barayazi abanyeshuri basanzwe bahiga, hano ushyiramo email wakorewe na kaminuza ugakomeza, warangiza ukaprodingamo card yawe ugategereza approval. Iyo umaze kuba approved nibwo uba wemerewe kwa accessinga Google Gemini ukoresheje ya email wakoresheje. Turi kumwe, uba approved kabisa, ukajya uyikoresha uko ibintu byose biba bimeze. Reka mbaho urugero rero iyo ikintu kitari upgrade. Ngewe nsanzwe nkoresha izi Google nubwo nkora kuri free. Ngiyi Google Gemini niyo nditaho kubera ko niyo mugiye guhabwaho promotion, ntabwo murahabwa promotion kuri ChatGPT. Murabona ko ifite upgrade, kwa upgradinga hano leta imbwira Hello Mbijojo kuko niyo name mba nararoginzemo. Igira upgrade ni ukujya nyine ngo wishyure. Tugira nyine yo bita Google AI Plus, Google AI Pro na Google AI Ultra. Google AI Ultra yishyura amadolari $128 mu gihe cy'amezi 3. Hano riko muri iyi Pro yishyura amadolari 19 ku banyeshuri, iraba ari free. Nabwo nyine ugatanga nyine ibisabwa kugira ngo ibe free nyine. Nababwiye ko ku muntu utari umunyeshuri we nyine araguma yishyura amadolari 19 ku kwezi. Iyo umaze rero kubona Pro yawe utangira kujya uyikoresha nyine uwisanzuye. Gukoresha ni iki rero? Hano tugira tool, tugira deep research, tugira create image, tugira canvas, tugira guided learning, tugira dynamic view n'ibindi byinshi cyane iyi AI bifite. Reka wenda njye kuri create image. Create image nkuko mubibona ntago yemera kuba yakora mu gihe utari kuri Pro. Mwabibonye impamvu nababwiye nyine, ntago wa creatinga image utari kuri Pro. Turi kumwe? Ariko nshobora kubereka uburyo ama image abantu baye developing. Wenda urugero ndaza ku kantu naraye mbitse ndi muri research. Iyi mail I think ni iyi ngiyi. Ndaza ku kantu ariko nitaho cyane. Nindangiza nze ngahuze ngaka generate image niyo bita Whisk AI, niyo nkoresha njya kesho ndi ku developing ama image. Ariko hari n'indi yita Grok Image AI, iyi nayo ikora neza cyane. Mba nagiye nibikira utuntu nyine mba nkoresha mu kazi ka buri munsi nk'umu agent. Iyi ngiyo wenda urugero ariyo nkoresha kuko niyo nkunda kwitaho cyane iyo ndi ku developer bimwe mu bintu bitandukanye. Ubwo nyine kuri Google impamvu matorotse nuko bansaba nyine kuita nyine ngora Pro. Hano haraza create image, gukora image, baguha nyine image zagiye zikorwa zimwe na zimwe. Hano rero ku create image hano ngenda hitamo image ko niyo nkeneye, ntago nshaka video nayo ushobora kuyicreating ukoresheje bino bintu. Icyo ndakora ni kimwe, ndayiha ide. Nshobora kuvuga ati people with many young children's women, reka nkoreshe woman. Nindangiza nkore gutya ira generating image ziri like that, zijyanye na ide wayihaye. Wayibonye nyine. Nimujya mubona ama video yo kuri platform zimwe na zimwe nuko byagenze. Bagenda bakora ama video nk'iyi image muri imwe muri izi ngizi nshobora guhita nyi creatingamo video. Urugero reka mfate iyi image nindangiza nyi makingemo video, ariko ndamanza ntayipinga ibyo nshaka. Fighting
with her children, sibyo? Ngewe mpite making a video iribara nyine bisanzwe yi developing nyine paka igeze kuri 100%. Ubwo ndashaka kubereka imbaraga za AI nyine, ari niyo mpamvu ushaka kubaha pro no kugira ngo umenye byinshi cyane ugomba gukoraho mu gihe ugiye gukora research. Mwumve ko izi AI zitazi ubusa, ariko none nababwiye ko ntago ibi bintu biba bishyize nyine ngo ukomeze kubikoresha ari free gusa, noneho wicare wowe ntugire umusaruro cyangwa umusanzu utanga kuri ibyo bintu. Video yanjye yakozwe buriya, murabona ko kabayemo aka video, mwabibonye. Akangaka nyine naka video washyira kuri TikTok, washyira kuri YouTube, washyira muri research zawe n'ibindi bintu bitandukanye, ariko ukongeraho ide zawe. Kuko mbibutse ko niba gukora YouTube image nk'izi ngizi ukazikora nta kintu wongeyeho kindi, ihitiba nyine copyright. No muri research rero niyo bita plagiarism. Nimba turi gukora research, for example, reka njyana kuri chat, iyo turi gukora research ya text dukoresha ama chat akenshi. Wenda urugero, history of Rwanda before genocide. Turi kumwe, ngewe nkore sendinge barita bama nyine ibijyanye n'uburyo pre-colonial Rwanda yari ihagaze babime. Ntabwo rero urahita ukora copy y'ibi bintu ngo uhite ubitereka muri Word ngo bihe nyine lecture ngo assignment irarangiye. Oya, icyo izi AI ziba zigukorera ni ukuguhuriza amakuru yose ko ahagaze, noneho wowe ukaza kwidevelopingira ibyawe ugendeye ku makuru uba wagiye ugirute uhabwa. Ndumva rero ni ibi ngibi rwose ntibizabarushye ngo usanga umuntu amakosa ari kuza buri munsi. Ejo nari mbonda baha akantu kajyanye na zimwe muri comment bari bahaye umuntu. Reka njye muri ya groupe njya mbahamo amakuru cyangwa update za buri munsi kugira ngo bize kutworohera. Izo update nababwiraga ko hari abantu nyine babaye rejected bitewe nuko bakoshe AI cyane. Ugasanga umuntu nyine ari gukora research ariko cyangwa ari gukora inyandiko nka statement nka research, ariko AI niyo iri kumuyobora cyane yonyine, nta kintu ashaka kongeramo, arahita akora copy paste. Narindi kubabwira ku munsi w'ejo mbabwira ati ibi bintu mubigabanye cyane kuko bishobora kukwangiriza amahirwe yawe hazaza. Nk'iyi ni email y'umwe muri bagenzi banyu. Iyi mail yari yarasabye kwiga masters muri teaching in education program muri College of Human Sciences and Education muri State University Lithuania. Iyi rero baravuga ko after nyuma yo gukora review cyangwa yo gucekinga ibijyanye na application ye, basanze ko personal statement yiwe yakoze ikozwe na AI generated writing, mbese artificial intelligence niyo yakoze cyane gusa, kandi iyo ni plagiarism, ahita ba rejected. Ibaze ko text zigize personal statement, nshuti yanjye naga page kamwe ni paragraph zitarenze 5. Kufata kugira gusa umenye ngo personal statement bigizwe n'ibiki, warangiza ugakora yawe, ni ibintu bigoye kugeza igihe bakurejectinga. Ibi ni ibintu bitari byiza cyane. Nawe wumve rero impamvu nazanye iyi video kwari kugira ngo mbereke ayo mahirwe kaminuza z'u Rwanda zahawe kugira ngo zikoreshe izi pro, ariko nanababwire yuko ntago AI isimbura umuntu. AI igufasha muri research, nawe ugahita ufata zimwe muri argument zawe ukazongera muri AI data yaguhaye. Bivuze ngo AI igomba kuba ntoya ugereranyije na human. Mbese AI igomba kuza hasi ya human, kubera ko AI icyo yaje kugufasha ni ukongera amayide cyangwa ibitekerezo. Mu gihe rero uri gukora research, ikiza nuko wamanza ugaha AI data ukeneye kigukorera, warangiza ugashyira ku ruhande ugakora data zawe ugendeye kuri data yaguhaye, mbese ikagutiza ibitekerezo. Ibyo byazajya bibafasha umunsi ku munsi. Hano nkuko nababwiye rero ntago tuza gusa kuvuga ku bintu byo gukosora amakosa, akeshi icyo tiyo tuzanya no kugira ngo amahirwe yawe akomeze kwiyongera, kuko murabizi ko iyo turi hano tuba tubabwira amahirwe yo kwiga haba kuri scholarship no kwirihira, ndetse n'ibijyanye n'akazi. Ibisabwa ni ibiki? Ese umuntu yakora application gute? Nimba ari ubwa mbere udusuye cyangwa ugeze kuri YouTube channel yacu, wakanda subscribe ndetse n'inzu yemenyekanisha kugira ngo igihe dushyizeho inkuru cyangwa amahirwe uyabone mu yambere. Iyo ubonye video yacu ukagira ikibazo cyangwa kumva ikintu ushaka kutubaza, ukwandikira kuri WhatsApp, urabona muri comment ya mbere iyi video, cyangwa se ukabyandika muri comment kugira ngo ibintu bize kugenda neza.
bantu mugerageze amahirwe atandukanye, bantu muri gushakisha akazi n'amashuri n'ibindi bitandukanye, tubifurije amahirwe masa kandi abizi ko Nyagasani aba ari hafi yanyu. Mujye mukomeza mu musabe, ndabizi ko azabaha ibyiza bizahora bibashimisha iteka ryose. Mukomeze mugire amahoro.